Yes, nongeye kubaha ikaze kuri Ama G The Black Official. Nakunze ukuntu muri kugaragaza urukundo rwo gukurikirana ibiganiro tugirana. Ngira ngo uyu munsi dufite ikintu turi buganireho, ariko hari n'ibindi bintu byanditsweho amagambo menshi bana. Abona Marina afite tour yo kuzenguruka igihugu cyose, ariko ikurikiwe na album ye. Ibyo ngibyo ndabikesha igihe.com. Uwo bita Sat B mu gihugu cyacu cy'u Burundi, muhanzi abakobwa barwanye Monia, Fleur na Bella arwanye bapfa Sat B. Kuba icyamamare ko mbona atari ikintu. Uwo bita Jay-Z na Beyonce ndabazi, namwe murabazi, mu gihugu cyo muri Amerika bakuwe mu kirego bari barashinjwe cyuko bari muri bamwe mu bashatse gushinyagurira cyangwa se gushinja PDD, Puff Daddy. Ndagushuhuje ahantu hose uherereye, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Togo, waba uri muri ahantu hose waba uherereye, waba uri mu birwa, nkunda kubivuga. Welcome mu kiganiro tugiye kuganiraho uyu munsi. Turaganira ku kirero ndabona umusizi Easy Williams yashize umucyo ku nkuru z'urukundo rwe na Nengabo umusaza. Yashizeho umucyo. Amakuru ari kuvugwa ahandi hantu ni hera. Ndumva amakuru y'imyidagaduro, Nengabo, Marina, PDD na Jay-Z na Beyonce. Ndabona hari n'abandi bantu byagiye bitamera neza. Sat B. Yes, welcome back. Murakagaruka neza mu kiganiro. Ngira ngo uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ijambo rimwe. Mvugira ngo B1 Gene ku isi hose. Mvugira ngo Mango 4G Internet Group. Niba ifite amababa ngiyi papa, tujye tuvuga ibintu tunabigaragaza. Uyu munsi rero muti turaganira kuri ihe jambo cyangwa se insanganyamatsiko y'ikiganiro ni iyihe? Ariko ndabona ziri kugenda zisukiranya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rimwe rifite n'iryaryo byenda kuva indimwe. Munani Chris Brown na Train bongeye guhuza urugwiro nyuma y'imyaka 8. Chris Brown nawe abemazemo igihe kuri Rihanna, none ndabona bamwadutse inkuru ko yongeye guhuza urugwiro. Nari ngiye kuvuga nk'umunyarwanda basi sorry, wowe bita Train. So ubu rero ikintu tugiye kuganiraho ni ikintu cyitwa ngo kwiyemera, rikaba rivukana n'icyo bita kwiyumva. Icyo kintu ntabwo wari wicara utarumva umuntu avuga ngo uriya muntu n'umwiyemezi. kiriyemera
ariko ntukiyumve. Muri sosiyete dutuye rero, muri sosiyete tubamo, abiyemezi barimo, hakabamo hari abiyemezi, hari abiyumvyi, bavuga biyumvyi, abantu biyumva n'abikunda nabo babamo. Ariko icyo nshaka ni ukuganira ku biyemezi. Ese umuntu ni ryari bavuga ko yiyemera? So ubundi yiyemera kuri nde? Yiyemera ashingiye ku ki? Kwiyemera ni iki? Kuki ariko ukunda kwiyumva? Abantu benshi ntabwo tubyumva kimwe. Gusa hari igihe umuntu akwiyemeraho, undi ukabona ariyumva, afite ibyiyumviro bye, wenda nawe ndashaka kutubwira, hari umuntu wari wakwiyemeraho? Hari umuntu wari wakubwira ngo kuki wiyumva? Nkimara kumva voice note y'umuhungu wanjye wanyandikiye inbox akambwira ngo tuvuga no kubiyemezi cyangwa se abantu biyumva, navuze ntari ku why not, nahita manuka nkaza kuri Amag The Black Official, nkavuga ntari ku bundi kwiyemera ni bibi. Undi muntu yaranditse ngo ntiyemeye nta wundi nakwemera. Hanyuma rero ndashaka ko mutuganiriza kwiyemera no kwiyumva, itandukaniro ry'ibyo bintu. Njyewe ndavuga ibyo nzi, sinzi nimba ariko kuri, ariko ni igitekerezo cyanjye. Hari abantu bitwa inkirabuheri, ukaba waravutse iwanyu mutameze neza mu buryo wenda bw'imibereho, ariko mugakura mwese mufite imiryango imeze kimwe. Ubwe nimba ari runaka na runaka, imiryango yabo irayingayingana. Umwe akaza kugira Imana yatombora, yabona akazi keza, akibagirwa ko wa muntu bari mu buzima bumwe. Umuntu anytime nawe ashobora kuba umuntu, wabona akazi hari n'igihe karenga ke, cyangwa se wa muntu rero mu gihe atarabona ako kazi, imvugo ikunda gukoreshwa ni ukuvuga ngo runaka ariyemera, yanyiyemeyeho. Ntabwo waba uri kunywera ahantu cyangwa kurira ahantu ugasavingwa n'umuntu mwiganye, waramukopezaga, yaranakurushaga amanota, ko najya kugenda aho hantu wamuseriviye umusigire tip. Tip ni amafaranga atari kuri fagitire ibintu wakonsomye. Abatari babizi asigara avuga ngo uriya muntu anyiyemeyeho. Iyakire cyane.
aho ngaho ni handi umuntu avuga ngo uriya muntu ariyemera kubera ko aguhaye amafaranga yiyemeye. Ikindi kwiyumva sasa, kwiyumva jewe mbyumva ariko akunda umuntu ashobora kuba afite ibitekerezo atarashyira mu bikorwa, ariko ahantu hose agiye aganira n'abantu ababwira ko ibyo bintu ejo cyangwa ejo bundi azabishyira mu bikorwa. Ni ibyiyumviro bye, ariyumva, hakaba noneho no kwiyumva kwa kabiri, ahantu usanga umuntu avuga ngo njyewe nakukubita mu mbaraga si wanesha, nakukubita iyo bita judo katolika, nakukubitira reba inzega, nagukubita ku buryo na nyoko ahantu uri kurira nakumve wowe. Abo ni babandi nabo biyumva mu buryo bw'imbaraga wari kumva ko zifite, ariko hari igihe umuntu agukosora papa akavuga ati ngayishete leta gukubiti bajye hasi. Uwo ni umuntu wiyumva muri ubwo buryo, ariko hari n'abiyumva avuga ati man njyewe ndi umuririmbyi ndabizi anytime nzagafata. Uwo muntu aba yiyumva, bakita niba ari self confidence, afite confidence, ariyumva. Ariko uwiyemera ni wa wundi uririmba n'ururirimbo kumva warwumva ukumva rwose yataye umwanya wawe, amatwi yawe yayatesheje agaciro. Wenda swat afite amafaranga, swat afite ikintu kimupushinga, haba ababyeyi cyangwa iki n'iki, ariko akakwiyemeraho ngo twe turatwika sha. So rero namwe muraza kuduha comment mutubwire, hari umuntu wakwiyemeyeho, hari abantu uzi biyumva, hari abantu wumva bafite confidence. Confidence ni ikintu kinini cyane, ariko hari igihe umuntu agira confidence n'ibyo yifuzaga akabigeraho, and then ikibazo cyabyo akiyemera. Sinzongera kugendana na runaka wo kwa runaka, reka bariya baraciriritse. Sinzongera kurira muri iyi resitora, nateye urundi rutama. Ntabwo uyu producer yakongera kunkorera indirimbo, kandi niwe wakuzamuye yatumye umenyekana. Reka ntabwo nzongera gutega moto. Ibyo byose biri mu kintu cyitwa, hari gutera imbere, kwiyemera, hakaba n'ikindi cyitwa kwigamba. Kwigamba njyewe mbifata nk'ikintu kimeze nk'inyuro, gucyura. Mani zuriya muniga uzi ko murentere na muri mwana namujyanaga kantine, none yakoze hit imwe cyangwa se yubatse inzu, ndamusuhuza ntananyikirize sha, ndamuhamagara ntanyitabe. Ibyo rero byose biri muri groupe cyangwa se bikubiye mu kintu cyitwa kamere muntu, kandi ntabwo wayikura. Hari ababikura wenda mu burere bagiye barerwa, ariko ikintu cya mbere ni icyo bita kamere muntu. Uzi ko umuntu akureba akavuga ngo nguriya muntu ntabera, kandi yavuye iwabo mu rugo azi ko
yatwitse yaberewe nta kintu na kimwe. Noneho ikibazo ntabwo bimubwira we peke yake ku giti cye, ujya aho ngaho n'utujambo hirya no hino ubugambo mu nshuti abavandimwe ukamubwira uti kubwira mani ahindura iriya pantaro wamuguriye se, ngo iyi dekorasiyo muri ubu bukwe ubwo we waranagumiwe ngo ntabwo yari nziza. Urumva wowe ufite mentalite yo kuvuga ngo wagakoze ibirenze kuri ibyo, n'ibiri munsi y'ibyo ntabyo wakoze. Ukumva umuntu aravuze ati bariya abantu bari bambaye nabi. Noneho ukuntu abantu turi imiryarya bakarenza bakavuga ngo nimba abantu bari no kubyina kubera ko umuntu afite amafaranga, kubera indamu, kubera gushaka amaramuko, bakongorerana bati amukira ubyina nabi. Tuzi ko François ari kubyina break nk'iza Chris Brown kubera ko ari we wabyimbye fagitire ye ibintu muri gukoresha. So ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao. Kandi nawe tubwira ibitekerezo byawe muri comment, kora subscribe, kora share, ubundi ibiganiro byacu bizajya bikugeraho tan kwa tan, umunsi ku munsi. Nyita Ama G the Black OG official, nyita uko ubishaka.